no kuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo nzakubwira akanwa numenya gutandukanya ukuri ibishimwa mu bigawa nzakubwira akanwa kaje ukuri rero nico kuza gukora kuza kwigisha umuntu kumutandukanyiriza ibishimwa n'ibigawa kugira ngo kubashe kudefinisa neza character ziwe sanga umuntu yahinduwe niki yamenye gutandukanya ibibi n'ibyiza usanga umuntu n'umunyamafuti kubera iki tazi gutandukanya ibibi n'ibyiza ukuriye kugeze mu muntu kumutandukanyiriza ibibi n'ibyiza ibikwiye n'ibidakwiye ibishimwa n'ibigaho ukuri kukaturemera character ukuri none nje gusanga impamvu ubukristo bugoye takuri bamwe byo mvuga ega ubwami bw'Imana ni melange Yesu yarabivuze muri ku rukungu n'amasaka bikura muri twe harimo bamwe n'amasaka abandi n'urukungu atekereza ko kubw'imbuto z'amasaka cyangwa kubw'urukungu ariko kuri kurahari as long as kuvugwa mu ikanisa yego asigaye ndatekereza ko nibwo tuzamenya amasaka hako aho bakuru kuri abakristo baraba si Bibiliya tubabwira birahagije gukiza umukristo. Bibiliya bivuga ngo ibyanditswe byera byose bigira umumaro ku bintu bine. Ijambo rya mbere ni twigisha Timoteyo wa mbere 3:16 no 17. Ijambo rya mbere rivuga ko bigira umumaro kuri doctrine. Doctrine izindi mvugo zivuga teachings ariko izindi ni doctrine. Doctrine ni inyigisho nzima. Yego. Kuvuga ngo Bibiliya iragije guha umuntu inyigisho nzima. Cya kabiri ni ukumuri provinga, kumukosora. Cya kindi ni ukumutunganya. Kugira ngo umuntu w'Imana akora umurimo ashitse. Ugihe Bibiliya ari bibwirizwa mu ikanisa, abakristo bayifite, abapasiteri akaba ari babwiriza. Birahagije. Gusa hari aho kugarukira bimwe bavugaga. Gukunda isi ni imwe mu mbogamizi izituma abantu batakira ukuri ngo bakwaplike mu buzima. Yesu yavuze imbogamizi zitatu zituma ukuri kutahindura ubuzima bw'abakristo. Imbogamizi ya mbere yavuze mu gitabo cya Matayo, yaravuze ngo mu bibyi yasohoye imbuto. Zimwe ngo zigwa mu nzira, abantu barazikandagira, izindi nyoni zirazitora. Umutima umeze nk'inzira, iyo ni imitima y'abakristo ubwabo batazabumva ijambo ry'Imana. Abo ntuzabatekereze mu kuri, kuko uwo mutima we ubwawo ni imbogamizi. Indi mbogamizi ya kabiri yavuze ngo izindi zaguye ku kara, ngo zitangire kumera zibura ubutaka. Aravuga ngo aba ni abantu sinibuka neza ngo bumve ijambo ry'Imana bakaryishimira, ariko amaganya y'isi kuvuga ngo ni isi. Yego. Isi yonyine, gukunda isi. Yego. Gukenera ubutunzi bwo mu isi. Ubukene waganya. Ngo ijambo batangira kuryishimira bigasubira kandi bikari. Ubutumwa bugeze iwacu. Yego. Bwarinjiye ariko hari ico butamenye. Hari ico butinjiye ngo buhuruke. Ni imbogamizi y'umuco. Kuri none amatorero yacu ya bene wacu turacarimo turwana n'imbogamizi y'umuco mu butumwa. Mu butumwa kandi ni nini cyane. Imbogamizi y'imico mu butumwa bwacu iracyari nini cyane. No kuvuga ngo ubutumwa bwageze iwacu, zimwe mu mbogamizi bwahuye nazo ni imico. Zatumye abantu batemera nkuko bikwiye. Ni imico. Bishobora gutuma umugabo ashobora gukosereza umugore ntamusaba imbabazi, cyangwa gukosereza umwana amusaba imbabazi. Bishobora gutuma umuyobozi runaka nk'umushumba ashobora gukosereza umukristo ntamusaba imbabazi kubera ko ari umugabo. Akumva ko atasaba imbabazi umuntu uri hasi, aramuruta. Akumva atasanga umuntu uri hasi ngo amusaba imbabazi. Iyo ni imbogamizi y'ubutumwa. Si ikibazo cyo kubura conscience. Ubutumwa iwacu bwagize imbogamizi, iyo ni ya mbere.
muri iyo y'imico hari indi ya kabiri irimo mu mbogamizi z'imico z'ubutumwa iwacu ni ukutadenosa icyaha ku mugaragaro. Bene wacu ntibaza bavuga icyaha ku mugaragaro, yego, baza bororosa. Kandi ubutumwa busaba ngo icyaha kivugwe, kibe denose, kivugwe ku mugaragaro. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo niba kuregera umukuru w'itorero tuzemera ikirego cy'umuntu umwe, ariko niba babiri cyangwa batatu bamuhamye uzamuhanire ku mugaragaro kugira ngo n'abandi babirebere. Kubera iki Bibiliya iri severe kugira ngo umuntu w'umuyobozi bamuhanire ku mugaragaro? Hari impamvu ya mbere ni uguproteje ubutumwa, kuko abantu benshi iyo babonye umuntu uri imbere akoze icyaha bakakimenya bakabona ntiyahanywe baragikurikira. Icya kabiri nawe ubwiwe ni ukumukiza, kuko Bibiliya iravuga ngo ntimugaharanire kuba bigishwa cyane kuko abigisha, ntimugaharanire kuba bigisha cyane kuko abigisha bazabazwa byinshi. Kuvuga ngo uriya muntu muba mumukishije, kumuhana ni ukumukiza. Cyo gituma mu mbogamizi zimwe ubutumwa bwacu bwahuye nazo ni ukutavuga ibintu mu buryo buri open. Ubutumwa bwacu bugenda bugira amarenga, amabanga, kandi biriya ni imbogamizi ikomeye y'ubutumwa. Bituma abantu batabuhuka ku kigero gikwiye. Murakoze cyane. Reka tugere hano rero mu magambo makeya. Tubaha ikaze muri aya masaha ya mugitondo. Ushobora kuba ari mu gitondo iwanjye, akaba ari nijoro kuri wowe, akaba ari ku manywa ku wundi, bitewe n'igihe ubirebeye. Turabakiriye rero mwese aho mwamuherereye, tubifuriza amahoro y'Imana kuganza mu mitima yanyu. Uyu munsi rero nk'uko mubizi dufite ikiganiro, kandi sindi njyenyine, dufite umutumirwa. Ariko mbere y'uko twatangira tuganira, ndabanza nk'uko bisanzwe ndihanganisha abantu batashobora kuba bameze neza. Waba urwaye, ufite amarangamutima atishimye, ndakwihanganisha. Waba wabuze umuntu wawe, ndakwihanganishije. Waba waburaye, uburyo ubwo aribwo bwose amarangamutima yawe ashobora kuba atishimye, ndakwihanganishije. Usenge, komeza usenge Imana yacu izihindura ibihe. Uno munsi ibihe bishobora kuba bigutsikamiye cyane, ukumva nta bwinyagamburiro ufite, ariko ejo hari hope ko ejo ibihe bishobora kurekura ukishima. Rero uburyo ubwo aribwo bwose utamerewe neza, ihangane, hari ibyiringiro, kubera ko mu gihe tugifite Imana yacu nk'umutabazi, ibintu byose birashoboka. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora gutabarwa. Rero nk'uko nari mbabwiye, dufite umutumirwa, tugiye kuganira umwanya utari munini cyane, ariko kuri njyewe ni iby'agaciro kanini kuba mufite. Iby'agaciro kanini kuba mufite, sinzi niba namuvuga cyangwa se iwe yakwivuga, ariko reka njyewe muvuge, hanyuma araza gukomeza. Umutumirwa dufite uyu munsi, dufite Revera Byicaza Etienne. Mu by'ukuri naramutekereje, numva nifuje ko twaganira uyu munsi. Numva mbaye inspired cyane yo kuganira nawe, namwe kandi, kubera ko ntabwo aganira nanjye gusa, namwe kandi mwebwe mudukurikiye. Rwose tugiye kugana kuri topic nari maze iminsi nibazaho, noneho nza kubona umurongo w'uburyo ki twayiganiraho. Rero niwe turi kumwe uyu munsi, mbaha ikaze mwese aho mwaba muherereye mukurikirana ikiganiro. Rero mbere ko dutangira, reka dusenge twiragize Imana, kubera ko ibyo tugiye kuganiraho byose ni ijambo ry'Imana. Iyi channel umurongo wayo ni channel ivuga butumwa n'ibindi byose bishamikiye ku ivuga butumwa. Rero ibyo tugiye kuganiraho no munsi ntabwo tugiye kuvuga kuri business, ni ijambo ry'Imana, kandi mwumve ko ni reverend turi kumwe. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero reka dusenge, niturangiza tumuhe ikaze. Mwami Imana yacu, dushimye kuri Imana yo kwizerwa mu buzima bwacu, dushimye ko tugutunze nk'umucunguzi n'umurengezi, dushimye ko rero uduha kuramuka no kwirirwa, dushimye ku bw'aya masaha y'iki gitondo Mana y'aya manywa duhaye ubuntu bwo kuba imbere y'amaso hawe. Rero turavuze ngo urakoze cyane muri byose. Rero wa Mana nziza we, turavuze ngo urakoze kubishimye, urakoze kubabaye, urakoze
wa Mana nziza ku barwaye ni wowe mugenga w'ibihe uborohereze. Rero wa Mana nziza umwanya tugiye kuganira reka dusebe mwuka wawe Mana ngo abane natwe. Wa Mana nzacuwe amagambo tuganira aba ari amagambo avuye ku mutima wawe Mana. Ijambo rya tugiye kuganira wa Mana nziza ikigendero no kugira ngo umuntu abashe guhinduka arushaho gusa nawe. Ngaho rero umwuka wawe nabane natwe muri byose tuganira, ikidashigikiwe n'umwuka wawe Mana ntikivugwe nticyumvikane muri kiganiro, ahubwo iby'umwuka washigikiye n'iby'umwuka washaka mu mitima yacu ari byo Mana nziza we biganirwa. Ndavuze rero ngo rakoze cyane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti dusabye twizeye, amen. Revera ndakwiyegereje cyane, ndakwiyegereje muri uyu mwanya tugiye kuganira mutoya, kandi mbere yuko twatangira ikiganiro cyacu ndagushimiye kuri njyewe n'iby'agaciro kanini, sinzi ukuntu nabivuga ariko n'iby'agaciro kanini kwemera ukanyumva, kubera ko mu by'ukuri ahantu uri n'ahantu ndi hari intera, ahantu uri n'aho ndi hari intera. Rero kwemera kumanuka muri iyo ntera ukansanga ngewe ahantu uri mbiha agaciro cyane. Imana iguha umugisha kubwo guca bugufi no kumva abantu bose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ukuri. Mu kindi cyumweru cyashize nakurikiranye ijambo mwabwirije muri Impact Mission rivuga ku kwambara, guhagarara dushikamye, tukambara intwaro zose tudatsinzwe n'uburiganya, kugira twe gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ijambo riri mu Efeso ibice 6:14. Noneho numva pointi warugezeho uyivuga uyitambutse, kandi ari bwo bukene nari mfite icyo gihe. Nibaza ngo ukuri kwagiye mu bantu, impamvu kwabuze nuko gushobora kuba kugoye, cyangwa se ukuri bwako ni iki kijya gituma kugorana cyane kugashira mu bantu. Ikindi nibaza ngo ukuri ni kamere umuntu avukana, ukuri ni indangagaciro z'umukristo, ukuri ni umuco w'abantu, ni ubufura bw'ubwoko runaka. Noneho mubiganireho ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo nzabasange mbasabe ko mwabiganiriza n'abandi benshi babifiteho ikibazo, imyumvire mikeya no kutakumenya cyane. Ni muri urwo rwego rero nabandikiye ndabatuma muremera bishimiye Imana. Ikibazo cya mbere rero turi buganireho, ukuri ni iki? Ukuri muri rusange ni iki? Twumva ukuri ni iki? Yego, icyo nicyo kibazo cya mbere kugira ngo tubone gushamikiraho ibindi. Murakoze cyane. Ijambo ukuri ni rinini. Yego. Kuko muri Edeni Adamu amaze gukora icyaha, yego, hatakaye ibintu byinshi. Byatakaye muri Edeni ukuri kubamo, kuko ukuri kwabaye opose, kwahuye na opposition ikomeye. Adamu amaze gukora icyaha, kuko Adamu yari azi icyiza, yari azi ikibi. Ikibi kimaze kwinjira mu isi, ikibi cyari opposition ikomeye y'ukuri. Yesu aje rero aza nawe yitwa ukuri. Mu yandi magambo, ubutumwa bwose kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe byigisha ukuri. Ukuvuga ngo ukuri si ikintu umuntu avukana, twese twavuse twaragitaye, ahubwo ni ikintu umuntu yiga. Yesu muri Matayo, ndatekereza ko ari Yohana 8 no kuri 30, sinibuka verse neza ariko kuri 30, Bibiliya iravuga ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye, arababwira ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. No kuvuga ngo bwari ubukene abantu bose bafite, kandi n'ubu abantu barabufite bwo kumenya ukuri kugira ngo bave mu bubata. Murakoze cyane. Ukuri tugarutse kuri iki ku gisubizo cyanjye, ukuri si ikintu umuntu avukana, ukuri ni ikintu umuntu yigishwa. Ni ukuvuga ngo nshobora kuvuka, cyangwa se kamere yanjye nshobora kuba ntari umunyakuri, ndi umunyakinyoma, ndi indyarya, ariko nkagera igihe nkigishwa ukuri. None se muri iyi myigishirize y'ukuri ni ibintu twigishwa mu rugo bigendeye ku mico yacu, cyangwa se ni ibimenye iyo tumaze kwakira Kristo? Ukuri ndi kuba mu mico yacu. N'abayuda ubwabo bari bafite Aburahamu,
bari bafite nyuma ya Aburahamu babonye Mose, nyuma ya Mose babonye abandi, babonye n'abafarisayo n'abasadukayo, ariko Yesu ngo aze arababwira ngo abwira gusa abayuda bamwemeye ngo muzamenye ukuri kuri kuzabatura. Barabwira none se ko turi abuzukuru ba Aburahamu twabaye mu bataryari, ariko Yesu yarazi kuko ku bw'akavukire yabo nta kuri bafite, kandi aribwo bukene bafite, ntawe uvukana ukuri ku bw'akavukire nta kuri. Mu buryo twatakaje muri Edeni, ukuri kwahuye na opposition mu buryo ntawe uvukana ukuri, nta bwoko nta shanga na rimwe rishobora kuvukana ukuri. Ukuri tukubona rimwe gusa iyo twinjiye mu gakiza tugatangira kukwiga ukuri, tumenye ukuri cyangwa se duhinduka ukuri cyangwa se tubanyakuri iyo twinjiye mu gakiza, iyo twakiriye Yesu. No kuvuga ngo ukuri rero ntabwo kikiri umuco, si ikintu twigishwa mu rugo, ni indangagaciro, ni ibintu tujya twiga iyo twakiriye Kristo, n'umwihariko wabinjiye muri Kristo, n'umwihariko w'abakristo ukuri. Aha rero niho tugiye kugera muri topic nyayo. Ahantu rero ikibazo cyabereye ni iki? Nagize ikibazo yuko usanga abakristo benshi ubu ngubu ntabwo tukigira ukuri, ahubwo ukuri iyo ugiye gusanga nk'abasaza bakuru b'iwacu usanga rero bafite ukuri ubu ngubu. Biragoye ubu ngubu kugira ngo umusaza gusezeranya ikintu yivuguruze cyangwa se abeshye cyangwa hemuke cyangwa kuryarya. Abasaza b'iwacu ruguru biragoye, noneho ugasanga ahubwo abakristo bari mu nzu y'Imana, twebwe abakristo tuba mu nzu y'Imana nta kuri dufite, ariko nk'abasaza b'iwacu banywa inkono z'itabi, banywa inzoga, ugasanga ni abantu bahagaze ku kuri kwabo batajya bivuguruza. Ubwo byaba bimeze gute? Okay, urakoze cyane. Ukuri kugira ibice byinshi, kugira kushabikiye ibintu byinshi, ariko kimwe mu bibaho habamo akantu bita ngo ni honesty. No kuvuga ikintu ko cyakabaye cyangwa ukagisohoza uko wagisezeranyije. Ariko ushobora gusezeranya umuntu ikintu kitari mukuri ukagisohoza kitari mukuri, ukaba honest muri ubwo buryo, ariko mu kintu kitari mukuri. Ukuri okay kuragenda kukagaruka mu mwihariko w'ubuzima bwa Kristo, kubera kuko ushobora kukubwira ngo nzagukorera iki, ariko icyo ngusezeranyije ubwacu nta kuri kukirimo, kanagisohoza kitari mukuri. Sinzi nimba nyumva neza. Kuvuga ngo kugarure kuri biriya by'abasaza, bihuze na birya wambaza ngo se ubwoko bwavuka. Narindimo nkubwira ijambo honesty. Umuntu ashobora kuba yagusohoreza ibyo yagusezeranyije mu mico yabo, mu ndangagaciro zabo z'ubwoko, ariko still bagifite ubukene bw'ukuri. Kuko ukuri wenda mukanya ndaza kukubwira, tuzaza kugenda tubiganiraho uko Pawulo yavugaga hariya. Honesty ni imwe muri character z'abanyakuri, ariko umuntu ashobora kuba honest ku byo asezeranya cyangwa ibyo kwemeza, ariko ubwe nta kundi kuri azi. Yego. Dukomeje tugarutse kuri Adamu na Eva muri Edeni, ni gute batakaje ukuri? Kubera ko tuzi ko Adamu na Eva icyo bakoze muri Edeni bagomeye Imana, baciye ku ihame. Ukuri ni gute batakaje ukuri muri Edeni? Okay. Bibiliya iravuga ngo Yesu, Imana yarababwiye ngo umunsi mwari iki giti, icyari igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Ngo naho ikinyoma cinjirira. Yego. Ngo isi ikinyoma cyari kitaratangira gukora. Yego. Ikinyoma nta kibanza cyari gifite. Ariko inzoka ibwira Eva, iramubwira ngo imubwira ukuri kugoretse. Iramubwira ngo koko mwarabwiwe n'urya iki giti uzapfa. Tuzapfa ahubwo uzamera nk'Imana. Mu yandi magambo tiyaramubeshe, inzoka ntiyari imubeshe, yakoretseho gatoya ukuri. Yongereho gatoya. Noneho ikinyoma kibona ikibanza. Naho twatereye ukuri. No kuvuga ngo ukuri kumaze gutakara rero cyangwa guhuye na opposition. Ubu nyine kugera ku kuri cyangwa kubaho mu buzima bw'ukuri. Yego. No rugamba. Kuko Bibiliya iravuga ngo nta kindi twakongera ku kuri keretse kukurwanirira. Ubu ngubu kugera ku kuri no kukurwanirira. Ntago ari ibintu byoroshye, si ikintu cyakwizana. Ubu ngubu kugera ku kuri. Kuva igihe cya Adamu na Eva
kugeza uyu munsi ufite opposition kugera ku kuri no kukurwanirira. Ako kantu karisaho kuva igihe cya Adamu na Eva kugeza uyu munsi abari kudukurikira kugera ku kuri no kukurwanirira. Ntabwo ari ibintu byizana, ntabwo ari ibintu ngo bari abantu ngo ni abanyakuri, ngo iriya famiye ngo ni nyakuri. Oya, ubu kugera ku kuri kuva igihe cya Adamu na Eva kugera uyu munsi kugera ku kuri no kukurwanirira. Aka kantu karisaho. Yego, noneho tugaruke rero mu ijambo ryacu ari ryo ryatumye ntekereza kino kiganiro. Hano Pawulo yandikiye Abaefeso arababwira ngo nuko rero muhagarare mushikamye kandi mumenye kurwana. Katurisome neza. Iravuga ngo igitabo cy'Abaefeso ibice 6 umurongo wa 14 yaravuze. Pawulo yabwiye Abaefeso arababwira ngo umutwe uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Umurongo wa 14 avuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Hano rero nahagize ikibazo kubera iki Pawulo yagiye kuvuga ukuri akavuga ngo ukuri noneho mu gukenyeza kuba umukandara. Bivuze ko ahantu hari ikibazo ni mu nda. Inda yahuriye hehe n'ukuri? Kubera ko urebye ntiyavuze ngo mwambare ingofero nk'ukuri, ntiyavuze ngo mukwambare nk'icyuma gikingira igituza, ahubwo aravuze ngo mukwambare nk'umukandara mu gukenyeza. Kubera ko ukuri Pawulo yashatse ko yakugeranyije n'umukandara. Nuko wenda ikibazo ibirwanya ukuri bishobora kuba biri mu nda, cyangwa se mu nda nuko ariho hakeneye gufatishwa ukuri. Yego, murakoze cyane. Pawulo yari arimo avuga ukuri nk'intwaro. Tekereza ko muri izi ntwaro Pawulo yavuze harimo iz'urugamba hakaba n'izo kwirinda, intwaro za protection. Yavuze ukuri nk'intwaro yo kwirinda. Abasirikare b'Abaroma kera Kiroma bambaraga uniform zabo, ariko bambaraga amakanzu. Yego, kugira ngo imufate imwegere yagombaga gukenyera umwegere. Noneho Pawulo nawe abigereranya abwira abakristo ko muri ubwo buryo bwo kwiproteja no selema kwikenyeza umukandara bawushiragaho n'izindi ntwaro z'urugamba. Noneho kugira rero ngo yigisha abakristo ko bagomba gukoresha ukuri nk'intwaro ya protection, ababwira ko bagomba kwifunga. Abantu bari ku rugamba iyo yashonje agafunga umukandara neza uramurindura uramwegera, arongera akegerana agakomera, agasa n'ukomeye atamunda karema. So yayivugaga nk'intwaro ya protection. Mwambare ukuri mukenyera ukuri nk'intwaro umukandara. Umukandara ufite role nini cyane mu buryo bw'abasirikare. Gufata umwenda, gufata imyenda, ushobora kubitaho intwaro, ushobora kubitaho grenade, ushobora no kumukomeza rero mu gihe aguye umwuma umukandara. Ariko gusa cyane icyo yari agendereye yari arimo ababwira ukuri nk'intwaro, ukuri nk'intwaro ya protection. Wenda ntituja muri Bibiliya hariya turabibona ukuri kugira characteristique zitandatu, characteristique zitandatu z'ukuri. Hano wavuze zitatu muri iriya jambo. Ziriya si characteristique, ziriya nigiye kugeze mu muntu. Ariko ibi kugeze mu muntu. Yego, ama elema y'ukuri characteristique zabo. Ya mbere ni kuba kuri absolu. Kuba ikintu kiri absolu ni ikintu kitadepanda ku kindi cyangwa ikindi cyose. Kuri kuba kuri absolu kuri hagije, akindi kwishingikiza kuri hagije. Yego, iyo niyo character ya mbere y'ukuri. Ya kabiri kuba kuri correspondant, kuba ngo kuri correspondant kubera ko ntaho kutokorera ahantu ari hose muri situation yose kwakoreramo kugakuramo realite ugahagarara ari ukuri. Kuri correspondance kugira kandi na cohesion, basura kandi kuba kuri subjective. Kuri ni subjective kubera ko ntigushingikiriza ku marangamutima ya nyirako. Kuba kuri subjective kuko ni cyacu cyose, kandi kuba kuri inclusive. Kuba kuri inclusive no kuvuga ngo nta kindi kintu wo kongeramo. Kuvuga ngo icyo nicyo Pawulo yababwiraga ko bakenyera ukuri kugira ngo kubabere protection mu buzima bwa Kristo.
nuvuga ngo Pawulo izi ntwaro yarema abwira Abaefeso yaragendeye ku myambarire y'igisirikare cy'Abaroma uko Abaroma bambaraga buri kintu agenda giha ikigereranyo cyacyo. Noneho hano icyuma twambare intoza nk'icyuma gikingira ingofero nk'icyuma gikingira umutwe. Ubwo yarema ashaka kubigereranya n'iki? Ingofero no guproteja. Ubundi ingofero bambaraga casque ibarinda kuba yaraswa mu mutwe. Yego. Ni imitekerereze. Imitekerereze. Twambare ubwo utekereza ko wakishijwe biproteje imitekerereze yawe mu buryo ugira gutekereza kwa Kristo. Muri Bibiliya iravuga ngo tubwire imitekerereze ya Kristo. Guhora dutekereza ubwabyo ko dukijijwe ubwabyo biradukingira, biraturinda cyane. Kuba kujya gukora ikintu ukibuka ko wakijijwe ubugeze mu mwanya mwiza wo kubaza ngo se buryo ubugezaho wibaza ngo se uwakijijwe yakora iki cyangwa ntiyaba kikikora. Ni protection. None dushingiye tugeze aho ngaho byonyine imitekerereze revi Abakristo ko tuba mu makanisa turi benshi kandi dukijijwe twese, ariko wareba ibyo dukora kubera ko ibyo dukora bizaviva ku mitekerereze yacu ukabona bihabanye ni n'agakiza. Ni ukuvuga ngo niba guhora dutekereza ko dukijijwe ubwabyo ari ingabo idukingira, bijya bigenda gute kugira ngo twebwe dukijijwe uhora usanga dukora ibihabanye n'agakiza kandi kubitekereza ubwabyo ari ingabo? Buriya ndatekereza ko turi Abakristo ariko ubukristo bwacu abantu tubufashe gutandukanye, kandi icyo kibazo uko ni ukigusubiza undi siko yagisubiza. Icyo ni ikibazo umuntu wese yasubiza ku giti cye, kuko hari umuntu mu mibereho ye yose mbere yo gukora ikintu cyose abanza kwibaza ko kibereranye n'ubuzima bwa Kristo cyangwa kitaberanye. Akaba n'undi don't care, kuvuga ngo iwe ikije mu mutwe aragikora niyo amasaha yo gusenga ageze akajya gusenga. Hari abantu badatekereza, ariko intwaro ikomeye Pawulo muzo yavugaga umuntu agomba kwambara agakiza nk'ingofero. Kuvuga ngo buri munsi ugahora wibuka icyo ugiye gukora cyose, icyo utekereje cyose ukabianalayinga n'ubukristo n'agakiza. Ni ukuvuga ngo gutekereza ko dukijijwe ni igitekerezo kigomba kuba mu bitekerezo byacu buri munsi. Buri cyo ugiye gukora ukakigereranya n'agakiza. Buri cyo ugiye gutekereza, imigambi yawe yose ugomba kwishyira ku munzani ko wakijijwe. Aho ugiye hose ugomba kugenda wibuka ko wakijijwe. Aho ugiye hose ugomba kugenda wibuka ko wakijijwe. Ako nako karisaho. None tugeze hano nibutse hari irindi jambo nakurikiranye, sinzi urusengero waribwirijemo, uri kuvuga warimo uvuga ndabyibagiye ko ndabifite hano nari natinze. Warimo uvuga hejuru uvuga ngo yego biranga abanyedini. Uvuga ku biranga abanyedini, uvuga ko bimwe mu biranga abanyedini ni abantu bazi ukuri kwinshi badakora, ni abantu bafite ukuri kwinshi bakuzi ariko badakora. Icyo ni kimwe mu biranga abanyedini. Ugenda uvugamo n'ibindi. Hari rimwe kuba ari abantu bakora imirimo yo muri rusengero cyane ari bitabavuye ku mitima. Noneho tugihuje n'iki ngiki, ese ibi hari isano byaba bifitanye kuba ushobora kuba witwa umukristo ariko imitekerereze yawe zitakubwira buri munsi ko ukijijwe ngo ibyo ukora bihwane no gukizwa kwawe? Hari ahantu byaba bihuriye no kuba umunyedini, kubera ko niba umunyedini ari umuntu uzi ukuri kwinshi nyamara adakora. Hano tukaba tubona ko umukristo yambara, Pawulo yababwiye ngo bambare ingofero nk'icyuma gikingira umutwe ariko gakiza. Vuga ko mu buzima bw'umukristo gutekereza byonyine ko turi Abakristo bigomba kuba mu buzima bwacu bwose mu byo tugiye gukora. Hari amasano ibyo bintu byaba bifitanye. Umunyedini n'umukristo utajya wibuka ko akishijwe buri gihe mu byo akora byose. Bishobora guhura kubera ko kuba umunyedini
ni ukumenya uko ibintu bikorwa neza mu buryo buri smart. Yego. Ariko umutima wawe udafite intention yo guhinduka. Gutekereza rero agakiza nk'ingofero ni ikintu kiguproteja iteka ryose gukora ikintu kinyuranya cyangwa kituzuzanya n'agakiza wamenye. Kuko gutekereza gusa ko ndi umukristo. Yego. No kuvuga ngo icyo ni ikintu cyambwira ko ntagomba kwiba, ntagomba kwica. Niyo natekereje nabi umutima waje ugomba kubigaya. Yego. Icyo ni ikintu kikulimita no kwakira n'imitekerereze ipfuye muri wowe. Kuko twese uko tugenda nuko dukora muri icyo abasazi barusha abandi no kwiruka ku musozi. Yego. Ariko wakurikira ibitekerezo umuntu wese yakira mu mitwe, umuntu wese ni umusazi. Umuntu wese ni umusazi. Dukurikije ibitekerezo byacu, ibintu dutekereza twese, buri muntu yasara, buri muntu wese ni umusazi. Icyo baturusha nuko baza biruka gusa. Rero urumva icyo dutandukanye n'abapagani. Yego. Suko mitwe yacu itakwakira ibitekerezo bibi, ariko no kwanga ko bitwarikamo. No kuvuga ngo dushobora kubitekereza ariko ntibiduturemo. Sometimes byabaho ko tubitekereza, tugira imitekerereze mibi, ariko ntabwo bigomba kuduturamo, ntibigomba gushirwa mu bikorwa. No kuvuga ngo iyo bije muri wowe cyangwa umutima wawe. Yego. Ubundi ibintu bibi byose ntibiba hanze, biba mu mutima. Kuko Yesu yavuze ijambo, aravuga bamubashije ngo ese kuko abigishwa bawe barya badakarabye. Arababwira ngo ikija mu muntu cyo kimuhumanya, ahubwo ikimuvamo. Kuko mu muntu niho haba kwiba no kwica no gusambana n'imitima mibi n'ikindi no kugira nabi biba mu muntu. No kuvuga ngo ibi bintu byose biba mu muntu. Kuzamuka rero bikagera hano mu mutwe nta kantu gatoya, ariko agakiza icyo gakora bigera mu mutwe, kwibuka ko wakijijwe bikabirefura, bikabura ikibanza. Imitekerereze mibi yije gasanga warakijijwe igibura ikibanza. Imitekerereze mibi abantu bakurikiranye yije gasanga muri mu gakiza igibura ikibanza. Yego. Ako nako tugendeye kuri ako ngako, ari ijambo wavuze ko uriya munsi muri iriya nyigisho uravuze ngo uri kuvuga kwirari, uravuga ngo icyaha ntikiza gitangira ari icyaha, ahubwo kiza gitangira ari irari rikabyara icyaha. Ndibaza ngo se icyo tugomba kwirinda ni iki? Tugomba kwirinda icyaha cyangwa tugomba kwirinda irari? Urakoze cyane. Yego. 80% y'ibyaha dukora biva muri twe. 20% y'ibyaha dukora biva hanze. Ariko bikava hanze bigakorabora n'indani. Kuvuga ngo icyaha cyose umuntu akora kivuka muri we, kenshi kivuka muri we, kigakura, kigatwita. Nanjye simbizi ngo icyaha inda yacu n'amezi angahe, ariko kigeraho kikabyara urupfu, ariko cyarabanje kuba muri wowe. Niko umuntu ateye. Kuvuga ngo niho nari nakubwira iriya jambo ko mu muntu niho hava imigambi mibi. Yego. Kuvuga ngo umuntu abashe kwimeteriza wenyine ubwe 100%, ashobora kuba umukristo mwiza. Imbaraga zo kutugaragaza zo hanze burya inishi zitubamo. Birashoboka ko umuntu yagera ku rugo rwego rwo kwimeteriza kuri 80%. Birashoboka. Hari umunyabwenge wanditse aravuga ngo nimba twigana, nimba umwuka aba muri twe akaba ari utuyobora, aravuga ngo tubasha kwigana Imana 100%. Nimba umwuka aba muri twe akaba ari utuyobora, ubwo tuyoborwa n'umwuka tubasha kwigana Imana 100%. Turetse ibintu by'abanyabwenge reve byashoboka, tureka kubishyira muri teori z'abahanga. Byashoboka. Ndakubwira uwabishoboye ni Pawulo yageze abwira abantu ngo ntimurebe Kristo, mugere ikirenge mu cyanje.
kuko nanje nakigeze mu cya Kristo biruzuzanya mugere ikirenge mu cyane no kuvuga birashoboka umuntu nkatwe yari umuntu nkatwe Pawulo kandi yageze ku rwego rwo kugera atubwira ngo ntimwigane Imana munyigane muramwiganye Imana hari naho yavuze mu Efeso yavuze ngo mwigane Imana nk'abana bayo bakundwa kuvuga rero birashoboka ko twakwigana Imana cyane birashoboka niba dufite umwuka w'Imana birashoboka ko twakwigana Imana 100%. Yego ako nako none Bibiliya yavuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe no kuvuga ngo yari umuntu ukora amafuti n'amakosa nk'ayacu. Yego Enoki Bibiliya yavuga ngo yagendanye n'Imana kiranuka imyaka 300. Enoki imyaka 300 ataracumura Imana imwimbura mu isi. Ni Bibiliya sinje. Yego birashoboka ko umuntu yakwigana Imana ukanesha uyobowe n'umwuka tukanesha ibituvamo biducurirwamo kuri 80%, tukaba mu buzima bwo kurabya Imana nyakuri. Birashoboka. Yego tukiri kuri kano kantu kukuri naribajije ngo nimba noneho ukuri ari ingeso tuza twiga ari imico ya Gikristo ari indangagaciro za Gikristo kubera ko kubuza mu bakristo hari impamvu nyinshi. Yego impamvu ya mbere nuko abakristo benshi kuri none ntibakicemera ubutumwa bwo kubabazwa ku bwa Kristo kuko kuri kugomba kutujana muri persecution kugomba kutuganisha mu buzima bwo gutotezwa byanga byakunda kuko ukuri kugira intambwe 3. Yego iya mbere ukuri kugomba kuba kuri abantu barakuridikiriza etape ya mbere y'ukuri kuba kuri ridikire yuvuze ukuri mu bantu badafite ukuri barakuridikiriza bakabona ariko uyu muntu afite umurongo afite ubwenge azi ibyo avuga azi ibyo akora. Iyo ni etape ya mbere y'ukuri. Etape ya kabiri y'ukuri abantu barakuopoza gahura na opposition ikomeye wagira ngo uravuga uyakakuopoza mu itorero abapasteri mu muryango inshuti ukuri guhura na opposition. Nyuma etape ya gatatu y'ukuri ukuri konyine kwibera evidence, true evidence. No kuvuga ngo muri iyo true evidence kwa gutotezwa kwawe cyangwa ya vulnerability yawe kubera kubabazwa kubw'ukuri ishobora gutanga umusaruro wonyine ukaba evidence abantu bakavuga ngo uyu ahagaze ku kuri. Ibyo twabivuga nk'iki ubwo iki cyanyuma ko kuba ntakujanye muri byinshi oya ntago biraba byinshi. Ibi twabivuga ko iki cya evidence uko kuri konyine kuba evidence twabivuga nk'iki ni nka feedback yo gutotezwa. Evidence no kuvuga ngo konyine kwiremera iyo umuntu yaguhagazeho konyine kubigihamya gihagije cyo guhamiriza abantu ko uyu ari mukuri. None ubwo tuvuge ko impamvu kuri kubuza mu bakristo nuko abakristo badashobora kwihanganira gutotezwa kwako kuko niyo cyane ukuri kuganisha umuntu muri cyano ya persecution ku buryo ndatekereza ko ari Bibiliya ibivuga sinibuka neza cyanditswe kugira ngo ndakotinga ibintu bitari nimba atari Pawulo wandikiye Timotheo amubwira ko ndatotezwa kubw'ukuri mvuga n'undi wese wifuza kuvuga ukuri azabicamo. Iyo ubaye umunyakuri cyane uba wemeye gutotezwa inshuti zikuvaho iyo wabaye umuntu ukuri cyane ku buryo biva ku rwego rw'abakristo ariko kugakiza n'abandi benshi kugakiza muri kwa gutotezwa kwawe niho gukiriza abandi cyangwa gukiza wowe nyiri kwemera gutotezwa kwako. Iyo umuntu ahagaze ku kuri ntikuza kumukiza wenyine kuza kumukizanya n'abandi. Pawulo yabwiye Timotheo aramubwira ngo wirinde ubwawe n'inyigisho wigisha uzikizanya n'abakumva. Wirinde wowe ubwawe uzikizanya n'abakumva. Nukuvuga ngo iyo jewe mbaye umunyakuri jewe umwe ndikiza nkikizanya n'abandi cyane
ukuri ntikuza gukiza umuntu. None ikibazo rero hani hano, niba ukuri gushobora gukiza abandi, ni gute byibuze tugendeye byibuze no mu matorero, reka tureke kuvugira abatorero, ugeraho ugasanga hari n'abashumba bamwe batakaje ukuri, ari bo bayoboye intama. Oya, abashumba baragufite, abashumba bo burukuri baragufite, abashumba baragufite, hariyo batagufite. harabuze oya intabaze ntabwo navuga ngo uyu n'uyu, ariko mu by'ukuri turebye kure, hari igihe usanga harimo n'abakozi b'Imana bamwe batakaje ukuri, badafite ukuri, ku buryo wagana n'umukristo we ukumva nta cyizere amugirira, ashingiye kuri kimwe cyangwa bibiri bitatu, cyangwa se byonyine urebye n'intambara zo mu matorero, ziriya ntambara ziba ni karanse y'ukuri. Okay, reka nanjye nkomante gatoya ku gitekerezo gisa n'icyo waruvuze. Yego. Gusa sinemera ko ari umupasiteri wo burukuri, kuko kimwe ngarukaho nuko muri uyu murimo w'ivugabutumwa harimo abantu bari mu murimo nk'abapasitori, yego, hakaba n'abandi babyigana ariko atari umurimo wabo. Kuko mu byo Satani akora, Satani ni umwanzi w'umuntu, agasubira akaba umwanzi w'ubwami bw'Imana. Icya gatatu, Satani agendereye ku introduce ubwami bwe mu ibanga, nicyo agendereye. Kuko Satani akora ku manywa na nijoro kugira ngo yinjize ubwami bwe mu ibanga. Kandi bimwe mu biranga ubwami bwa Satani si uko utabwiriza nk'uko tubwiriza, ariko ni ukugira ngo abantu batemera gusafaringa kubw'ukuri, ni ukugira ngo abantu batemera kubabazwa cyangwa gutote ubutumwa butarimo kubabarizwa ukuri. Iyo niyo karakterisitike ya mbere iranga ubwami bwa Satani, ni ukugira ngo abantu bavuge ubutumwa bakore, ariko mu ivugabutumwa abantu ntibemere kuba babasha gusafaringa kubw'ukuri. Iyo niyo karakterisitike ya mbere iranga ubwami bwa Satani, kandi ibyo agenda byinjiza mu ibanga. Nicyo nakubwiye ngo sinemera ko ari umupasiteri utavuga ukuri, kaba wenda utavuga ukuri yaba ari muri abo binjijwe mu ibanga. Ni ukuvuga ngo abashumba batavuga ukuri, abakozi b'Imana, tureke kuvuga abashumba, umukozi w'Imana wese utari umunyakuri ni uwinjiye rw'ibanga, ni uwaje mu nshingano z'ubushumba atari we, winjiye gutyo cyane. Kuvuga ngo umushumba nyawe, umukozi w'Imana nyawe agomba kuba umunyakuri, number 1. icyo nicyo cya mbere, agomba kuba umunyakuri. Abaye atari umunyakuri kurabaza mu gihe atari umunyakuri, uba si umukozi w'Imana, uba si umukozi w'Imana. Rero njyewe mbona ikintu cyatumye mbitekereza kugira ngo tuzaganire kuri iki, reba impamvu abakristo benshi badafite ukuri nuko ntaho bagusoroma. Njye niko mbibona. Nari nkubwiye kimwe, kankongereho ikindi, indi comment kuri ibyo waruvuze. Yesu yabwiye abayuda, abafarisayo, arababwira ngo muri abaso Satani. Iyo muja kuba banje mwumva ibyo mvuga. Ega ubwami bw'Imana ni melange. Yesu yarabivuze ngo muri ku rukungu n'amasaka bikurana. Muri twe harimo bamwe n'amasaka abandi n'urukungu. Atekereza ko kubw'imbuto z'amasaka cyangwa kubw'urukungu, ariko kuri kurahari, as long as kuvugwa mu ikanisa, asigaye ndatekereza ko nibwo tuzamenya amasaka. Ariko aho bakuru kuri abakristo barabazi, si Bibiliya tubabwira, irahagije. Bibiliya irahagije gukiza umukristo. Bibiliya bivuga ngo ibyanditswe byera byose bigira umumaro ku bintu bine. Ijambo rya mbere ni twigisha Timoteyo wa mbere 3:16 no 17.
ijambo rya mbere rivuga ko bigira umumaro kuri doctrine. Doctrine izindi mvugo zivuga teachings ariko izindi ni doctrine. Doctrine ni inyigisho nzima. Yego. Kuvuga ngo Bibiliya iragije guha umuntu inyigisho nzima. Cya kabiri ni ukumuri provinga, kumukosora. Cya kindi ni ukumutunganya. Kugira ngo umuntu w'Imana akore umurimo ashitse. Ugihe Bibiliya ari ibibwirizwa mu ikanisa, abakristo bayifite, abapasiteri akaba ari babwiriza, birahagije. Gusa hari aho nkugarukira bimwe wavugaga. Gukunda isi ni imwe mu mbogamizi izituma abantu batakira ukuri ngo bakwaplike mu buzima. Yesu yavuze imbogamizi zitatu zituma ukuri kutahindura ubuzima bw'abakristo. Imbogamizi ya mbere yavuze mu gitabo cya Matayo, yaravuze ngo mubibyi yasohoye imbuto. Zimwe ngo zigwa mu nzira, abantu barazikandagira, izindi nyoni zirazitora. Umutima umeze nk'inzira, iyo ni imitima y'abakristo ubwabo batazabumva ijambo ry'Imana. Abo ntuzabatekerezemo ukuri, kuko uyu ubwayo, uwo mutima we ubwawo ni imbogamizi. Indi mbogamizi ya kabiri yavuze ngo izindi zaguye ku kara, ngo zitangire kumera zibura ubutaka. Aravuga ngo aba ni abantu, sinibuka neza, ngo bumve ijambo ry'Imana bakaryishimira, ariko amaganya y'iyi si, tukuvuga ngo ni isi. Yego. Isi yonyine, gukunda isi. Yego. Gukenera ubutunzi bwo mu isi. Ubukene, waganya. Ngo ijambo batangira kuryishimira bigasubira kandi bikariniga. Aravuga ngo irindi ryaguye mu maho. Aravuga ngo aba ni abantu bumva ijambo, ibihendo n'ibinezaneza by'isi. Ibinezaneza by'isi ni abantu bakize, bafite ubutunzi, bafite amafaranga, bakeneye kwinezeza, bakeneye iraha y'iyi si igatuma ijambo, imbuto y'ijambo ry'Imana itabona ikibanza mu bugingo bwabo. Izo ni imbogamizi Yesu yavuze bwite. Tugarutse kuri ako ngako, unyibukije ijambo bambajije, twari timu twagiye mu ivugabutumwa. Umuntu aratubwira ati ngewe ngira ikibazo, bivuze mbyibukijwe n'iri jambo, ngewe ngira ikibazo, kubera iki mwebwe abakristo mutajya mukira? Kubera iki ubuzima bwanyu kandi mufite Imana butajya buzamuka? Usanga ahubwo twebwe tudakije ari twebwe dukire, dufite ubushobozi. Noneho bihuye n'iri jambo, none nimba imbuto za gatatu nizaguye mu maho, amaho ariyo maganya y'isi n'ibinezeza, bivuze ko abakristo ntabwo tugomba gukira no kwinezeza. Urakoze cyane. Yego. Gukira kwacu no gukira kw'abapagani kuratandukanye. Kuko hari abakize kubera ko bibye, ni abapagani. Hari abakize kubera ko bishe, bamenye amaraso. Hari n'abandi bakize kubera ko bagiye ikuzimu, kuko ni abapagani. Ariko gukira kwacu kw'abakristo iko kugomba kuba gushingiye kuri principe biblique. Igituma abakristo benshi badakira suko gukira ari bibi. Imana ntinashaka ko dukena, kuko zimwe muri avantage z'ubutumwa nuko abakristo bagira ubutunzi. Kuko iyo abakristo bafite ubutunzi, ubutumwa buroroha, ubutumwa bugera kure, basapotinga ministry, bagasapotinga abakozi b'Imana. Niba ni ikintu kibabaje ni ukubona pasiteri uyoboye ikanisa atabona umwanya wo gusengera itorero, ngo abone umwanya wo gusoma ibyanditswe, ahubwo ugasanga agiye guhangayika ashaka uko abaho, akabura n'icyo ababwira. Ijambo yababwiye niyinga, cyangwa yumvanye abandi azakunguta umukungu kuri Bibiliya niyinga asubira ribabwire. Ririya none ugasanga ni nko kurya ibyo kurya byagaze, kubera ko uriya muntu ntabona umwanya wo kwitegura ngo abone icyo abagaburira. Ariko abakristo 10 bazi cyo gukora bobeshaho pasiteri nko mu buzima nabo nk'ubwo babayeho. Ariko Bibiliya ishaka ko abakristo bakira. Naringarutse gatoya, ubukire bwacu rero bugomba kuba bwo bushingiye ku mahame. Amahame ari biblique ajana n'ubukire n'ayahe. Jambo rya mbere ni ugukora. Umuntu agomba gukora, akaba umuhadi waka. Nyuma yo gukora ugomba kuba umugiva, gatanga.
abakristo benshi ntibakira kubera ko nabagugu bakaba muri ubuzima bw'ubutayu gutanga icacumi arastreninga gutanga amaturo arastreninga umukire aratanga amafaranga kimwe n'umukene kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu atanga uko afite hari abantu muri Bibiliya kuvuga ngo no mubereho umuntu asanga umuntu hari utuye mu nzu y'ibihumbi 5 undi 10,000 undi ya 20 ariko abo bose ikigutangaza iyo bageze mu itorero abenshi usanga iyo batarasobanukirwa bose batanga kimwe kandi ntibakagombye gutanga kimwe kuko imibereho yabo iratandukanye umuntu agomba gutanga uko Imana yamuhaye mugisha tibakira tibatera imbere kubera iki ubugugu kw'Imana kutamenya les principes sinazibuka wenda nonaha nazi kubwiraga ariko iyo dukurikije principe biblique gukira no mugisha Imana iduha kandi urakenewe titwokorera Imana ngo dukomeze tuba bakene tibinakwiriye biranasuzuguritse no kuvuga ngo umukristo wemerewe gukira wemerewe no kwinezeza ariko bijanye na principe z'ijambo ry'Imana ubuzima bwa prosperity ni bwiza ku bakristo kuko iyo abakristo ba prosperinga Bibiliya nico Imana twifuriza iravuga ngo I know the plans I have for you it is to prosper niyo plan y'Imana ku buzima bw'umuntu nuko umuntu atera imbere yaguka ariko mu buryo buri principe biblique none bijye bigenda gute gusanga ubuzima bw'abantu bw'abakristo buba hasi cyane y'ubuzima bw'abantu batazi Imana niho nakubwiye ko abapagani bo inzira zabo bari huru kuzikora ntago ari bose bazabanyura muri uzo ngizo hari abanyura mu nzira zikwiye ukabona bari hejuru ukabona akora niba ari business ugasanga business iramuvinga cyane ugasanga bafite ubuzima bwiza kuruta ubwacu kandi wenda batabunyuza mu hardwork barikoresha nakubwiye ya mbere ni hardwork no gukora umuntu wese ukora arakira atera imbere cyaka kabiri no gutanga hari umuntu yegera namo ntegera ushize avuga ngo yarabwirije aravuga ngo namo ntegeraga kano yavuze aravuga ngo niba ushaka kugenda na presence y'Imana uzasenge niba ushaka kubona Imana ikora ibitangaza uzafunge wiyime kurya kandi niba ushaka kubona ibifatika uzige gukora no gutanga principe y'Imana yego kuko Bibiliya iravuga ngo urugero rwiza rutsindagiye rutugushije rw'Imana izaba nidukora cyane izaduha ingano y'uko dukora nidutanga cyane izaduha ingano y'uko dutanga Imana itugera mu rugero natwe tugeramo cyane yego tugaruke kuri point yacu y'ukuri niba bishoboka ko abakristo dushobora guhinduka ukuri atari ibintu tuzatwigishwa mu miryango bari abantu twibaza cyane kuri bari abantu abazungu usanga ataba mu rusengero kandi ukuri twabonye ko n'ikintu tuzatwigishwa ntaba mu rusengero tibaza basenga kenshi ariko n'abantu b'abanyakuri mu bintu byabo byose ibyo akora byose ni umunyakuri bihurira hehe bukuri tugukura mu rusengero umuntu utaba mu rusengero bari bacu bikaba atari umuco bari bacu babera kubera iki woba ibintu byabo byose biba biri mukuri hari ibintu biba biri heretique abantu biba nka heritage aho abantu bakomoka kini wacu akenshi abanyafrika burya bavuga ngo uburere buraruta ubuvukire usanga barakuriye kuba abo mwakuranye inshuti abavyeyi tuntu tw'uburyarya buriganya sanga ari utuntu tumwe abantu bakomora mu miryango yabo iwabo turiya ugasanga iso nyoko babyara bawe iwanyu twenge kwa banyokorome mukoresha ujanja kugira ngo mubeho turiya umuntu aradukurana iyo yakuriye muri iyo environnement hariya abazungu akubwira ukuri kubera ko environnement yakuriyemo wenda seronamiriye n'uburere bwabo barezwe azingo aravuga ibintu uko byakabaye ya honesty nakubwiraga
ariko iriya honesty nakubwiraga tiruzuzanya nuko kuri bibiri nuko kuri bibiri ivuga birahura kuko ashobora kuba ari honest hako nyuma bitamubuza gukora ibyaha kuko ukuri ko Pawulo avuga ni ukuri kugutransforma ukava mu buruburi wa buzima none nimba ari nuko kuri na ya character indi yawe ya mbere ariko noneho kugendere kuba uri cyane mugisha okay nari nkubwiye iby'imico itandukanye abazungu abana babo ntibabesha ariko sibyo birasobanura ko ari abanyakuri ya ni honesty gusa ya ni imibereho yabo kuko ariba icya kuko ikirimenye icyerekana ko umuntu yamenye ukuri ni ukuba atokora ikibi icyerekana ko umuntu yamenye ukuri no kuba atakora ikibi mu gihe ushobora kuvuga ukuri ariko ukora ikibi turamenya ukuri uku kuri rero Pawulo aravuga ngo Bibiliya iravuga nkiri kuri iri jambo ni Yohana wanditse aravuga ngo Satani ngo yahoze mu ijuru avamo ngo kubera ko yananiwe kugendera mu kuri ngo kundi kwigeze kuba muri no kuvuga ngo Satani yabaga mu ijuru yego yari afite amahirwe yo kuba niwe warindaga intebe y'Imana ikindi kandi niwe warushinzwe kuramye no guhimbaza mu ijuru ariko ananirwa kugendera mu kuri kuko kwamubaga kwigeze kumubaho umuntu ashobora kukubwira ibintu uko byakabaye ariko kugendera mu kuri n'umwihariko abantu bakijijwe bahindutse aha ngaho rero ni ukuvuga ngo nshobora kuvuga ukuri ndakijijwe ariko sinshobora kugendera mu kuri ndakijijwe kugendera mu kuri nibyo z'abantu bakijijwe naho kuvuga ukuri yanditse aravuga ngo nta kindi kinezeza nko kumva ko abana banje bagendera mu kuri ni ukuvuga ngo kuvuga ukuri n'abapagani barakuvuga ariko ntibabasha kugenderamo kugendera ukuri mu kuri rero nibyo abantu bakijijwe bahindutse cyane nibwo gananje mpanumva rino jambo nibwo mpangyumva asandi kabisa nibwo ngyumvisha kubera ko nje numvaga ko ukuri ari ukunguku kuvuga kuba uri umuntu uri right mu bintu byose ibyo uvuga tiwabesha tiwariganya nta buryarya uri umuntu uri straight numva ko ari kukuri noneho numvisha ko hari itandukano ryo kuvuga ukuri no kugendera mu kuri none ubwo kugendera mu kuri biraba rero ingeso z'abakristo cyane uku kuri rero Pawulo arahabwira nibyo Pawulo yavugaga kugendera mu kuri si uku kuvuga gutya ku munwa ukuri Pawulo aravuga si ibyo tuvuga ku munwa ahubwo ni ukugenderamo n'ubuzima bwo kugendera mu kuri kuri kugera mu muntu kukamuhindura kugendera mu kuri ubwo njyewe ukuntu kera ngiye kubyumva bibaye kugendera mu ngeso z'abakristo guhinduka kuko ukuri iyo kugeze mu muntu niyo wanavugaga wenda uca ku ruhande birashira ukaba umuntu uriho neza icya kabiri ukuri kukugira responsable umuntu agatekinga responsabilité neza inshingano zawe utakoraga ibikureba wumvaga washira ku bande waherereza ku ruhande ukabifata ukabyadopta ukuri kugira umuntu responsable cyane ku buryo n'ibyo mu rugo n'inshingano zo mu rugo nk'umugabo utajyaga wita ku nshingano zo mu rugo cyangwa umama iyo amenye ukuri bwako aba responsable arabitunganya kabisa afata umuntu wamenye ukuri afata responsabilité ukibaza niki cyamuhinduye kuri kuza guhindura umuntu akaba responsable y'ubuzima bwe n'ibindi bimureba hanze kuri kuza gufata kuri kuza kugera mu muntu akaba responsable no kuba yakubwira ninde wishiki nishi ninde wokiziki nishi kuri kuza kubwira umuntu responsable cya gatatu kuri kuza guha umuntu integrity n'iryo wambazaga yego n'iryo wambazaga hariya ukuri kuza kurema integrity mu muntu umuntu wese akaba kagira umutima w'ubudahemuka ubunyangamugayo kwanga ikibi
kubera ko byageze muri wowe gusa ukuri kwinjiye muri wowe ukumva ko sinaba ngihemuka. Turaho ngaho kuvuga ngo ubupfura kuba inyangamugayo se byo bitugira abanyakuri, ahubwo ukuri niko kutugira kuba inyangamugayo. Aka kantu tukumve, kuba inyangamugayo ntibitugira abanyakuri, ahubwo ukuri niko kutugira inyangamugayo. Udahemuka, yego, kumva ko utahemukira umuntu, iyo integrity kumva ko ugomba kubaka indangagaciro, kuri kuza kubaka umuntu ufite indangagaciro. Niyo mpamvu biriya wanavugaga akenshi hari ijambo watanga ivuga uravuga ngo urwego ngo distance yaho tubina. Mu by'ukuri nta distance iba hagati y'umukristo n'undi, nta distance iba hagati ya pasiteri n'umushirika, tayo, kuko ubupasiteri ni inshingano, ariko ubukristo tubuhuriyeho twese. Kuganira umurimo w'Imana si ikintu kiri kure umuntu yashaka kuningwa mu bure, ni ubuzima bworoshe cyane bwa hafi. Nicyo gituma rero iki twavugaga c'ubudahemuka, c'ubunyangamugayo, iyo ukuri kugeze mu muntu uza kura gusimplifya kabisa ukumva kugomba kaba hambo boroshe mu rusanzwe. Utugeze aho ngaho rero niho mbona ko hari abakozi b'Imana benshi batari abanyakuri. Nimba ukuri kujya kugira umuntu hambo ukumvurisha n'umushirika, birashoboka kuba hari abakozi b'Imana benshi batagifite ukuri, nibwo ukiha bikonfirima. Okay, reka tugaruke nguwe picha ya Yesu gatoya. Mu by'ukuri icyitegererezo cy'umurimo w'Imana wose ni Yesu Kristo. Yes, yego. Umukozi twese twigiraho ni Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo yari umugabo uca bugufi mu buryo kumusanga ari kumwe na Yuda, ari kumwe na Petero na Yuda na Yakobo na Yohana, abigishwa 12. Abafarisayo bahora bamubona buri munsi bari bananiwe kubatandukanya. Noneho bahorana ikibazo barabaza, ariko ninde uzaduheza uriya muntu tukamumenya ngo tumufate, kugira ngo tutibesha tugafata utari. Tushaka kwibesha tugafata Petero, cyangwa bashaka kwibesha bagafata Yohana. Ariko ninde uzadufasha kugira ngo tufate Yesu? Yesu yari umuntu uri simple mu buryo utamutandukanya na Petero na Yakobo na Yohana. Nico cyatumye baha Yuda amafaranga. Yuda arababwira ati mwe mfe kumpa amafaranga nzamubaha, kandi abaha ikimenyetso arababwira ngo uwo ndi busome n'uwo. Ntibari baza bakuru, ariko utekereza imyaka yose Yesu yabwirije, yari umugabo uri hambo tatandukanya na Petero na Yohana. Akanda kumvisha nako Yesu imyaka yose yabanye n'intumwa, yari hambo ku buryo abayuda batashobora kumutandukanya n'intumwa kubera guca bugufi gusa. Yatumye batanga amafaranga. Petero arababwira ati mwitonde uwo ndi busome n'uwo nguwo. Twari turi kuri iyi point yuko ukuriye kugeza ku muntu kuramusimplifiye, ukaba umuntu usanzwe, kuri kuducisha bugufi. Ivyo byari biri muri ya point ya integrity. None tugiye kuri iki ngiki cyo kukuriye kugeza ku muntu, kumuha character. Ukuri kuturemera character gute? Ukuri ni sawa. Ukuri ni kwiza. Buriya umuntu wese yitwara cyangwa akora jijema zero n'ibyazi. Muri jijema umuntu wese ajija zero nuko amenyereye, zero n'imico y'iwabo. Ariko reka ndeke kukujana kure, reka tugaruka ahangaha warubajije ukuri kwarebera umuntu character. Umuntu wese ahubwo yitwara no kuraza, haba n'ikinyomuzi uza witwara bisa n'ikinyoma kiba mu mutwe wawe. Umuntu wese yitwara nabi. Okay, mwisi yari abantu
bafite ingeso zabananiye agakora ikintu kubera ingeso yabananiye yego iyo ni kategori imwe hakaba n'abandi bakora ibintu bibi ariko bazi ko ariko kuri gakora ikintu kibi azi ko ariko kuri ikintu zugikorera iki niko nu niko kuri kwaje niko mbizi siko ariko bigomba kugenda kugira rero ngo umuntu abashe kugira character nziza iyo ukuri kumugezemo ukamwinjiramo akamenya gutandukanya ikibi n'icyiza kuko ukuri kuza kuhagarara hagati ukakwereka iki ni kibi iki ni cyiza kuza kuja hagati y'amahitamo na deliberation noneho umuntu akaza kumbe iki ni kibi reka nitware gutya rero kumbe iki ni kibi reka nkore gutya rero no kuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo nzakubwira akanwa numenya gutandukanya ukuri ibishimwa mu bigawa nzakubwira akanwa kaje ukuri rero nico kuza gukora kuza kwigisha umuntu kumutandukanyiriza ibishimwa n'ibigawa kugira ngo kubashe kudefinisa neza character ziwe sanga umuntu yahinduwe niki yamenye gutandukanya ibibi n'ibyiza usanga umuntu n'umunyamafuti kubera iki tazi gutandukanya ibi n'ibyiza ukuriye kugeze mu muntu kumutandukanyiriza ibi n'ibyiza ibikwiye n'ibidakwiye ibishimwa n'ibigaho ukuri kukaturemera character ukuri none nje gusanga impamvu ubukristo bugoye ntakuri cyane niko wabyumvise niko mzumvisha impamvu ubukristo butugoye kuri nti kurashika muri twebwe uku kuri Paulo yarabwira abafeso na Yesu yarakuvuze ni mumenye ukuri kuzaba batura kuba batura cyo kuba batura cyane niki yababwira no kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza hari ibintu bari bastakinzeho badashaka kuvaho bazi ko ari ukuri arababwira ati mufite ikibazo umunsi mwamenye ukuri muzava muri ububata bw'abagore numenye ukuri muzabatuka ubukristo butunaniye kubera ko ukuri kutaragira muri twebwe ukuri kugira imbaraga iyo kugeze mu muntu yego zikomeye ukuri kuza kugera mu muntu akicuza harakanye nasize ka conscience cyangwa yo kwicuza ko iyo ukuri kugeze mu muntu aza yicuza kicuza ibyo wakoraga ukagira umutima nama ukujija ukagira umutima nama uguhana abantu benshi buriya ntibagira umutima nama ubahana kubera kutamenya ukuri abakristo cyane bo mu kanisa ariko batagira umutima ubahana batagira umutima nama ubahana sanga no mu rugo hari abantu bakubwira ngo njyewe ndi navuze njyewe taco bimbwiye I don't care abantu niba banavuga I don't care buriya no kumuraza mirisafi ko umuntu ufite umutima nama muzima hari aho caring ibyo abantu bavuga yego hari naho caringa ko hari umuntu ukubwira ngo njyewe ndavuga ukomereke abandi nakazi kabo buriya kuza caringa nukubura ukuri kuko mu byukuri umunyakuri wakagombye gutekereza ko mu byukuri sinaba nakomerekeje mugenzi wanjye sinaba hari uwo nasitaje sinaba hari uwo nishe umutima cyangwa nishe ibitekerezo so bikuremera conscience ijambo ryari ryo kuvugwa mu bantu ukuri kuturemera ibintu bitatu iyo bigeze muri twebwe abadukurikiye iyo ukuri kugeze muri twebwe kuza kuduremera integrity kukaturemera conscience kukaturemera character tukabona noneho kuba abakristo bakwiye bakuze bari mu bushake bw'Imana no kuvuga ngo umukristo utagira conscience ntaba ari integre ntagire character ni umuntu ukiri umwana muto cyane no kuvuga umuntu utsinzwe mu rugamba iyi Pawulo yavugaga ukuri k'intwaro bakoresha kugira ngo Satani atabona aho yinjirira ngo avogere ubuzima bwaho nico Pawulo yabivugiraga no kuvuga ngo akenshi iyo umukristo adafite umutima nama muzima Satani aramuvogera kubera yabitewe niki
Pawulo yandikiye Timoteyo ndatekereza aramubwira ngo uzahorane conscience nzima kuko benshi ngo baretse umutima nama umutima ubacira urubanza ngo bamera nk'inkuge itobotse. Urumva rero no kuvuga ngo abantu benshi kuri none basigara bakora ibyaha. Iyo umuntu umutima nama w'umuntu wapfuye akora icyaha titangira kubera iki nta mutima nama kandi yagera mu ikanisa akanezera, yagera mu ikanisa agasirimba, yagera mu ikanisa agasenga. Ni umugore yananiye umugabo, ni umugabo urugo rwaramunaniye, ariko yagera mu ikanisa ugatangazwa n'ukuntu anezerewe. Umutima ukibaza ariko uriya mugabo umutima ntacu umubaza, ariko umutima nama wamubaza iki? Ntazi ukuri. Kuko umutima nama kugira ngo ukujije ugomba kuba wirefera ku kuri. Yego. Impamvu dukora ibintu tuticuza nuko nta kuri kuri muri twebwe. Mbese ugakora ibintu bibi ugasa nkaho ntacyo wakoze, ukababaza mugenzi wawe ugasa nkaho ntacyo wakoze, ugakora icyaha ugasa nkaho ntacyo wakoze, ugasa naho ntacyo wakoze. Yego, ugahemukira ugasa nkaho ntacyo wakoze. Kubera iki? Kuri kutaragera muri twebwe ngo tureme conscience. Yego, aka kantu karisaho. Ijambo ninakubwiye ngo kuriye yavuga butumwa ntu areba ukuntu tutatuvuga tandukanye nuko wari harivuga hariya mu materaniro. Wewe wavuga nyine ukavuga point. Ariko ngo kuri kuza kuturemera conscience yogeza umuntu ukamuha character umuntu akaba integre. Nuko ntabwo nzi ngo kugira integrity niki. Conscience ni hehuriye n'ukuri. Character kuri kuturemera character gute. Noneho njewe kugira ngo nza kukugeza hano utubwire noneho kuri Paulo yarahabwira abaefeso nyako none tugendeye kuri kino gice. Njewe nkumvise nakumva kukuri ari bwo ukuri niyo nzira y'umukristo. Ukuri nibwo buzima bw'umukristo. Ngendeye kuri bimwe niba ukuri kuza gushika muri twebwe gukari mu mutima nama. Nkaba ntaba ngikora ikintu ngo ndeke kwicuza. Nakora ikibi kikambabaza. Kuko iyo kimbabaje nsanga uwo nahemukiye. Kera nabaye umukristo. Nimba ukuri kuza kungira responsable. Nkamenya inshingano zanje nkazuzuza. Nabaye umukristo. Okay, haraho Bibiliya ivuga ngo nuja mu itorero ugiye gutura ituro. Washika ukibuka. Iriya ni conscience. Yego. Kugira conscience. Ukibuka ko hari mwene so uje hari ico mwatuye, mwapfuye. Yego. Uzabanza ureke gutanga ituro. Kuko nuritanga rizaba rihiye. Nuritanga mutaraja gukiranuka uzaba uri twitse. Nabati banza ubike ituro ryawe. Ubanza ugende mu kiranuke uzuritanga uri mu bihe byiza. Iriya ni zamiri safi. Umukristo agomba kuja mu nzu y'Imana ariko agatekereza abo yahemukiye, abo yababaje. Yego. Noneho ukikiranura. Biravuga ngo abikiranura ni bazabona Imana. Ariko kwikiranura bujya gushingira ku mutima nama musika. Hari abantu batababarira, hari n'abadasaba imbabazi. No kubura conscience. Ukubura conscience. Kutabarira no kudasaba imbabazi. No kubura conscience. Su kwihagararaho. No kubura conscience nzi. Birashoboka ko urugero. Birashoboka ko nko kurevera. Wakosera umukristo ukamusaba imbabazi. Birashoboka. Cyoroshye cyane. Sinarabitekerezaho iminota 2. Hari igihe tuzatugira nk'abayobozi nk'umuntu mukuru siritu nk'abagabo nidushaka tubishire mu mico wacu nk'abagabo. Usibye ubu ngubu wenda abantu baje mu migi bakiga bagahuguka bakamenya. Ariko nka mbere byari bigoye no kugira ngo n'umugabo wagukosereza gusaba imbabazi. Akubwira ngo nagukoshereje cyangwa abwira umwana ngo nagukoshereje mbabarira. Byari bigoye. Noneho hakabigiye twumva ko niyo bigeze mu rwego rw'abakozi Imana bigoye cyane kugira ngo umukozi w'Imana runaka yagukoshereza abo naguhemukiye akasika gusaba imbabazi. Simbizi ko iyo ni imico. Iyo ni imico kuko ubutumwa bugezi wacu. Yego. Bwarinshiye ariko hari ico butamenye. Hari ico butinjiye ngo buhuruke. Ni imbogamizi y'umuco. Kuri none amatorero yacu ya bene wacu turacarimo turwana n'imbogamizi y'umuco mu butumwa. Mu butumwa kandi ni nini cyane. Imbogamizi y'imico mu butumwa bwacu iracyari nini cyane.
no kuvuga ngo ubutumwa bwageze iwacu zimwe mu mbogamizi bwahuye nazo ni imico zatumye abantu batemera nk'uko bikwiye. Imico bishobora gutuma umugabo ashobora gukosereza umugore ntamusaba imbabazi, cyangwa gukosereza umwana amusaba imbabazi. Bishobora gutuma umuyobozi runaka nk'umushumba ashobora gukosereza umukristo ntamusaba imbabazi kubera ko ari umugabo, akumva ko atasaba imbabazi umuntu uri hasi, aramuruta, kumva atasanga umuntu uri hasi ngo amusaba imbabazi. Iyo ni imbogamizi y'ubutumwa, si ikibazo cyo kubura conscience. Ubutumwa iwacu bwagize imbogamizi, iyo ni ya mbere. Muri iyo y'imico hari indi ya kabiri irimo imbogamizi z'imico z'ubutumwa iwacu, ni ukutadenosa icyaha ku mugaragaro. Bene wacu ntibaza bavuga icyaha ku mugaragaro, yego, baza bororosa. Kandi ubutumwa busaba ngo icyaha kivugwe, kibe denose, kivugwe ku mugaragaro. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo niba kuregera umukuru w'itorero tuzemera ikirego cy'umuntu, ariko niba babiri cyangwa batatu bamuhamye uzamuhanire ku mugaragaro kugira ngo n'abandi babirebere. Kubera iki Bibiliya iri severe kugira ngo umuntu w'umuyobozi bamuhanire ku mugaragaro? Hari impamvu ya mbere ni uguproteje ubutumwa, kuko abantu benshi iyo babonye umuntu uri imbere akoze icyaha bakakimenya, bakabona ntiyahangwa, baragikurikira. Icya kabiri nawe ubwiwe ni ukumukiza, kuko Bibiliya iravuga ngo ntimugaharanire kuba bigishwa cyane kuko abigisha, ntimugaharanire kuba bigisha cyane kuko abigisha bazabazwa byinshi. Kuvuga ngo uriya muntu muba mumukishije, kumuhana ni ukumukiza. Cyo gituma mu mbogamizi zimwe ubutumwa bwacu bwahuye nazo ni ukutavuga ibintu mu buryo buri open. Ubutumwa bwacu bugenda bugira amarenga, amabanga, kandi biriya ni imbogamizi ikomeye y'ubutumwa. Bituma abantu batabuhuka ku kigero gikwiye. Murakoze cyane. Reka tugere hano rero mu magambo makeya. Ukuri Pawulo yarabwira abantu ba Efeso nuko mu magambo make, nk'umuntu udukurikiranye ubunyine, mu magambo makeya tubwire ngo Pawulo yarabwira aba Efeso bambare ukuri nk'umukandara, kigiranye gutya nuko. Pawulo yararimo yandikira abakristo bari ku rugamba, bari ku ntambara. Yego. Arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana, yego, mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Nicyo yazababwira. Arababwira ngo ikintu cya mbere kizaba protege, muzaba abanyakuri, kuko ahantu hose hatari ukuri haba hari ikibanza cya Satani. Ubundi intebe y'Imana ihagarara ku bintu bibiri, ihagarara ku gukiranuka n'ukuri. Iyo Imana igeze mu bantu igasanga nta kuri kurimo, igasanga gukiranuka ndi kurimo, bayisigarana ku munwa ariko ikabasiga ikagenda, ntibabane. Kubera kuko ukuri ni imbaraga z'umukristo. Iyo umukristo atangiye utuntu tw'amacenga, ubukristo buba bwamushiranye. Nuko kandeke kuja detaye zindi. Nico Pawulo yababwiraga, kugira ngo bahagarare babe bakiri mu buzima buhagaze butatsinzwe. Ukuvuga ngo ku rugamba haba harimo gusinda no gutsindwa. Kuko umuntu ashobora kuba yaratsinzwe, kugira ngo bamenye ko bataratsindwa, bagihagaze mu kuri, bagihagaze ubu, bamenye ko bagihagaze mu kuri. Cyababwiraga mwambare ukuri, mukenyere ukuri. Nico yababwiraga. Reka ndeke indi detaye kugira ngo tudakurura byinshi. Ubonye yivuga hanyuma turangiza, sigaje gusa kabasa kamwe hanyuma tukarangiza iyo detaye yindi uhawe usiga ko ndanga kuja muzindi. Reka tureke kugira y'ukuri. Sawa. Noneho twari turi ku ijambo ukuri. Abantu badukurikiye twarimo tuvuga ku kuri. Ushize umushumba yabwirije ijambo ririmo ba Efeso abwira ngo twambare intwaro zose zo kiranuka kugira ngo tubashe tutazagwa mu buriganya bwa Satani. Avugamwe intwaro agera kuri iri jambo ry'ukuri avuga ngo twambare ukuri nk'umukandara. Noneho ngira amatsiko ko cyane ukuri, kubera ko ukuri gukenye mu bakristo, usanga ibintu byose byarapfuye kandi bizingiye ku kuri. Ubu ngubu nta mukristo ukikizera undi ngo uvuge ngo niba mwene data mbwiye gutya nuko bimeze, uvuga ngo niba mbwiye gutya yarahatekereza gutya, nuko abakristo tumeze ubu ngubu. Ariko
ukuri kurahari. Kandi ko numvise ukuri nibwo bukristo. Ukuri si ikintu tuvukana, si imico. Ntabwo ukuri kuza muri ADN. Ukuri ni kuzanwa si umurage duhabwa n'abasogokuruza. Ahubwo ukuri ni ikintu tujya twakiriye tumaze kwakira Kristo. Ni ukuvuga ngo ukuri ni impinduka tuzatugira mu buzima bwacu iyo tumaze kwakira Kristo. Niba uri umukristo udafite ukuri, subira inyuma, ubanze ugende ushakishe wige uko wamenya ukuri. Kukwiga nta ni tuzagukura, ni mu ijambo ry'Imana. Kubera ko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo y'ubwaryo rifite ubushobozi bwo kutwigisha no kuduhana, kugira ngo twebwe tube turi abantu bashitse bakwiye rwose. Niba ukenya ukuri, ujya wumva muri wewe utaragira ukuri ngo kureme muri wowe. Kandi ukuri batubwiye ko birashoboka ko ushobora kuvuga ukuri ariko utakugenderamo. Kandi icy'ingenzi si ukuvuga, ahubwo icy'ingenzi ni ukugenderamo. Kugenderamo ni ukuba mu ya Gikristo. Kuba uri umukristo wujuje ingeso z'abakristo, nibwo uba uri umuntu ugendera mu kuri. Naho kukuvuga birashoboka ko n'abatazi Imana bakuvuga. Nta gitangaje mu kuvuga ukuri, igitangaje no kugenderamo. Amen. Ikibazo kimwe cya nyuma mushumba, wisanze nko muri rompwe y'amayira abiri, inzira imwe iraganisha ku kuguri kwica, iyindi nzira iraganisha ku kinyoma gikiza, ukazavuga ukuri nyuma, wanyura muri iyi nzira? Ayo ni amahitamo ari personnel. Yego. Sinzi icyo nagusubiza. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntugakabye gukiranuka. Ntugakabye gukiranuka. Kubera iki wirimbuza? Niko Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo nzi ko nsanze inzira zibiri, yewe uko nobikora ku giti cyane. Ngasanga muri za nzira zibiri, imwe ndavuga ukuri ariko ndapfa. Urapfa, yego. Indi ndabesha ariko nta kindi kibi nkoza, ariko nyuma ndanakira kandi uzavuga ukuri nyuma. Nzavuga ukuri nyuma. Sinakabya gukiranuka, sinakwirimbuza. Ntiwakwemera gupfa. Sinakwirimbuza. Ariko bibaye ari umwanya wa nyuma, yego, akambwira ngo iyi nzira imwe gusa niyi, uvuga ukuri, uhakane Kristo, cyangwa umwemere tukwice, namwemera bakanyica. Uvuga ngo ugeze mu nzira zibiri, imwe irakuganisha ku kinyoma gikigukiza, ukazavuga ukuri nyuma. Indi irakuganisha ku kuri kukurimbuza ako kanya, wakwemera ukanyura mu nzira y'ukuri kurimbuza. Nazi gusobanuriye. Nagusobanurira uburyo wambajije, nongeraho ubundi bwanje. Yego. Ubwa nyuma nubwo kwemera. Nakubwiye ngo zibaye zibiri. Yego. Imwe ikaba ari ukuri kwanyicisha, ariko nta kindi denge. Nta kindi urengera nyuma. Ariko indi ikaba nabesha, kihana, ariko ndengeye ubugingo bwanje. Nyuma nkazavuga ukuri. Yego. Narengera ubugingo bwanje, nyuma nkazavuga ukuri. Ariko indi nongeye ku giti cyane. Yego. Iba yari imwe gusa idafite iya kabiri. Idafite iya kabiri. Insaba kwemera cyangwa guhakana Kristo. Kuba kwemera Kristo byansaba gupfa. Nakwemera ngapfa na Kristo. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turagushimiye Revera kubw'uyu mwanya. Mu by'ukuri kuri njye ni w'agaciro kanini. Turashimira n'abadukurikiranye kugeza aha ngaha. Kuri njyewe mbiha agaciro kanini rwose. Nubwo wavuze ngo ijambo natangije mvuga ngo intera, kuri wowe nta ntera, ariko kuri njyewe hari intera. Hariho agasafari. Hariho agasafari. Rero kuba wakwemera iyo ntera iresha gutyo ukayigenda, tukaganira ku ijambo ry'Imana, njyewe mbiha agaciro kanini. Niba ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo kuduhindura no kutugira abantu bakwiye rwose, kugira ngo duhagare mu kigero cya Kristo, twakora ibishoboka byose kugira ngo byibuze n'umuntu umwe, sinza ngendera ku mubare mwinshi, habayeho umuntu umwe wabyumva kavuga ngo noneho ngiye kuba umunyakuri, ngiye kugerageza kuri kuve mu kanwa, ahubwo k'ubuzima ngendere mu kuri. Njyewe kuri njyewe ni amahirwe manini cyane. Rero ndagushimiye, Imana yo mu ijuru ikomere umugisha kubw'uyu